Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije. Murabizi ibibazo biragaruka, kugira ukore rimwe uhita utsinda ugomba kuba warabonye imyitozo ihagije kwa bino bizami biba byabajijwe. Niyo mpamvu natwe ikizami cyose gikozwe duhita tukibazanira kugira ngo murusheho kubona imyitozo ihagije, nimugerwaho muzatsindiye ku munota hejuru kandi bitabagoye. Ikintu musabwe kugira dukosora ikizami nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, gafata ikaramu, kagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo icy'ukuri ukacyandika ku gapapuro, tukajyanirana paka turangije ikizami. Ukareba amanota uraza kugera kuri 20. Birashoboka ko ushobora kugira ikibazo uri gukosora, bitumye amandikira cyangwa ukampamagara kuri 0789 935 16 26 nkagusobanurira icyo kibazo waba wagize. Serivisi aba ari ubuntu. Ukeneye kode cyangwa ukeneye kwiga by'umwihariko, nawe twandikira kuri 0789 935 16 26. Ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi, ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Biriya bimodoka kenshi bitwara biriya bintu bishobora gufata inkongi biba bifite icyapa kiriho kiri kwerekana ko ibyo gitwaye gishobora gufata inkongi. None icyo cyapa ni iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Urareba icyo cyapa, uhitemo inyuguti kiriho, ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko kiriya cyapa muri kukibona cyanditsemo ijambo ryanditswe mu ndimi z'amahanga cyitwa ngo long vehicle, mu kinyarwanda bisobanuye ngo ikinyabiziga kirekire. B nayo muri kuyibona ni icyapa kirimo ibinyuguti ariko hakaza n'akandi kantu hano iruhande k'umutuku harimo n'ibintu bimeze nk'umuriro. B ikavuga ngo, ndakeka ko muyibonye, se ikavuga ngo ni kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara, ndetse n'icyapa D. Ndakeka ko muri kukibona. Ese mwa kino cyapa, bino byapa baduhaye ni ikihe cyerekana ko ibyo utwaye bishobora gufata inkongi? Ese ni icyapa A, ese ni icyapa B, ese ni icyapa C cyangwa ni icyapa D? Hano rero igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni B. Igisobanuro cy'ukuri hano ni B. Urabona ko kino cyapa cyo kuri B kirimo ikirango cy'umuriro. Ugahita umenya ko ibintu gitwaye icyo kinyabiziga bifata inkongi. Bishobora kuba ari nka peteroli cyangwa n'ibindi. Biriya bimodoka byose bitwara ibintu bishobora gufata inkongi, kino cyapa kiba kiriho. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo B, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 35 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Iyo tumaze kugushakira kode tuba tubonye ko ugiye gukora ikizami. Turatangira tukajya tuguha imyitozo ihagije kubera tuba twabonye nimero yawe iri kuri WhatsApp, cyangwa ari ikindi kintu cyose cyagufasha kugira ngo ukore rimwe uhite utsinda, tukajya tubiguhera ku gihe. Mutwandikiye rero tubafashe gushaka kode mu gihe gitoya. Mbibutsa ko ukeneye kwiga by'umwihariko bitewe n'akazi ukora bitagukundira kuza mu ishuri, naho uratwandikira kuri 0789 935 16 tuba dufite amasomo ukuntu agenda akurikirana ku buryo ujya kwiga icyumweru kimwe cyangwa kimwe n'igice ukagenda ugakora ugahita utsinda. Rero mutwandikire ibyo byose tubibahere ku gihe. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Kabiri irabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Niba ukoze impanuka hari icyangombwa bagomba kukubaza. Ese ni ikihe mwa bino byangombwa baduhaye? Tegereze neza. Iravuga ngo icyemezo cy'iyandirwa ry'ikinyabiziga. B ikavuga ngo uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. C ikavuga ngo uruhushya rw'agateganyo provisoire. Deka ngo imikorere y'ikinyabiziga. Ese wakoze impanuka, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kukwaka mbere? Ndatekereza ko amaze guhitamo isomo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri rero nta kindi ni B. Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga nicyo cyangombwa bakwaka mbere. Bakakubwibaza se ko watwaye ikinyabiziga ugakora impanuka, ese ubundi wari ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga? Ndakeka ko muri kugenda mwumva n'abantu bari kuvuga hari umuntu watwaye ikinyabiziga nta byangombwa afite, aragonga, yangiza ibikorwa remezo runaka, none
bari kumukurikirana, bashobora no kugufunga. Niyo mpamvu uba ugomba gutwara ikinyabiziga ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo imizigo yikorewe n'amagare, velomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga bitatu n'ibyo biziga bine bifite cyangwa bidafite moteri inyuma ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Iravuga ngo santimetero 20, beka ngo santimetero 30, seka ngo santimetero 50, deka ngo santimetero 60. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese imizigo yikorewe n'amagare, velomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga bitatu n'ibyo biziga bine bifite cyangwa bidafite moteri inyuma, ese ni ibihe bipimo biba bidashobora kurenza? Bibutsa ko santimetero ni urugero rw'uburebure. Hano rero igisubizo cy'ukuri ndakeka ko wamaze kubyitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, santimetero 50. Mbibutsa ko ndi kubategura amasomo muri bwa buryo bwo kubashyiraho amasomo yo kugira ngo murusheho kumva neza bino bizami biba byabajijwe. Maze kubashyiraho amasomo ku bimenyetso bimurika ku byapa byo ku mihanda, ku bimenyetso byo mu muhanda, ku mashusho nkayajogora nkayashyira muri video imwe nkayirikodinga nkaza kuyibahereza kugira biborohere kwiga. Ubu ngubu ndi kubategurira ku bipimo no ku matara kugira rero uhite ubibonera ku gihe, ukanda subscribe hasi. Ariko iyo ufite ikizame byihutirwa, ufite iminsi mikeya, ntabwo wategereza iryo somo, uhita unyandikira kuri 0789 935 16 26 nkagufasha kuba nagushakira agasomo kahita kagufasha nawe ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo se santimetero 50. Ikibazo cya kane kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Iravuga ngo hegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, bikavuga ngo hegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, seka ngo inyuma kandi y'impera y'ubuso bw'ikinyabiziga, bikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, B ikaba atariyo ahegera inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, ndetse na C ikaba atariyo inyuma kandi y'impera y'ubuso bw'ikinyabiziga. Ese itara ndanganyuma rigomba gushyirwa hehe? Mwa hano baduhaye bahakurikira. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cy'ukuri rero hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese iso cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Itara ndanganyuma rero rigomba gushyirwa ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu kirabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'amabara cyangwa bw'ibara rikurikira. Ese kiriya cyapa kigaragaza ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara risute. Mbibutsa ko video y'ibyapa byo ku mihanda namaze kuyibakorera. Niba utari wayikureba, reba muri comment ya mbere araba ari video y'ibyapa byo ku mihanda, cyangwa ukande kwa ayo magambo yanditseho ngo amategeko y'umuhanda. Urahita ubona ahantu hari ibyapa byo ku mihanda, ukandeho urahita bikugeza ku iyo video y'ibyapa byo ku mihanda. Ahasigaye nawe utangire urebe neza ayo maboko atanu y'ibyapa byo ku mihanda aho agiye atandukanira. Nibavuga ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi, urabona kino kibazo ni icyo ku byapa ariko bakibajije mu buryo bw'amagambo, ujye ubuza icyo cyapa ukuntu kiba kimeze. Ese kiba gifite ubuso bw'ibara risute. Iravuga ngo umukara, beka ngo umweru, seka ngo ubururu, deka ngo umutuku. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cy'ukuri rero hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ubuso murabizi aba ari umweru. Kiriya cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi, ntabwo uba wajyayo nta nubwo uba wavayo. Kiba gifite ishusho y'uruziga, kiri mu bwoko bw'ibyapa bubuza, gifite ishusho y'uruziga mu muzenguko w'umutuku, ubuso bw'umweru, nta kirango kino cyapa kigira. Niyo mpamvu ndakeka ko umuntu wari wararebye iyo video y'ibyapa byo ku mihanda kino kibazo uhise ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. Ku kinyabiziga gikoze, bitewe n'ukuntu gikoze, bitewe n'ubutumwa kiba gishaka gutanga, bitewe n'uko kitaburiye abantu hakiri kare gishobora guteza ibyago biremeye, hari ibikoresho by'ihoni kiba gifite byumvikanira mu ntera runaka.
ukabona cyumvikana mu ntera 50, 100, kikavuza ihoni kiri muri metero 100 ukaba wacyumva, ukaba wagihigamira. Ariko hano ntabwo ari byo turi kureba, wari kuvuga ngo ibikoresho by'ihoni byumvikana muri ntera ya metero 20. Ese ni ibihe binyabiziga mwa bino baduhaye? Bavuze ngo amapikipiki, ndakeka ko amapikipiki muyazi. Mbega ngo velomoteri, seka ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. Mbega ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, ikaba atariyo amapikipiki, B ikaba atariyo velomoteri, na C ikaba atariyo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe kinyabiziga mwa bino binyabiziga kiba gifite ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20? Hano ari igisozo cy'ukuri nta kindi, ni B. Velomoteri niba igomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ibi bimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimburwa ibi bikurikira. Ese biriya bimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije, ese biba bigomba gusimbura iki mwa bino baduhaye? Aravuga ngo imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. Bikavuga ngo imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Se ikavuga ngo imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye, kwa kundi imirongo iba yegeranye ari ibiri isa nkaho yegeranye. D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ni B. Biba bigomba gusimbura imirongo yera irombereje idacagaguye ndetse n'icagaguye. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8. Kibaza ngo iki, kirabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo, kimwe n'amatungo bigomba kurangirwa cyangwa kurangwa na. Ese bigomba kurangwa n'iki? Iravuga ngo imbere ni itara ryera. Mbega ngo imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. Sega ngo inyuma ni itara rimwe ritukura. Ndeka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Niba ari nijoro cyangwa ni ku manywa, hari igihe cy'ibihu, ntabwo umuyobozi w'ikinyabiziga ari kureba muri metero 200. Ese imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo, kimwe n'amatungo, biba bigomba kugira ukuntu bigaragazwa kugira ngo bitabera abandi bari gukoresha umuhanda imbogamizi. Ese bigaragazwa gute? Ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cy'ukuri rero hano. Ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi, ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Bigomba kugaragazwa imbere n'itara ryera, cyangwa se imbere akaba ari itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, inyuma bikaba ari nk'itara rimwe ritukura. Ndakeka ko wari amaze guhitamo D. Ndakeka ko kino kibazo nikigaruka, niba cyari kikukunaniye uzahita ugikora. Ikibazo cya kindi kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga aritegura kunyuranaho cyangwa kunyuraho ibumoso. Ese abagomba kwitwara ute? Hano rero tugiye kureba ibisubizo 4 baduhaye, uhitemo igisozo cy'ukuri ucyandika ku papuro. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga uritegura kunyuraho ibumoso. Ese uba ugomba kwitondera iki? Iravuga ngo sinshobora kunyuraho nyuze iburyo. Kureba neza hano hanageze. Mbega ngo sinshobora kumunyuraho. Sega ngo nshobora kumunyuraho ciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije. Deka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, ikaba atariyo, B ikaba atariyo, ndetse na C ikaba atariyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ugiye kunyura kwa uno muyobozi w'ikinyabiziga ukuri imbere. Ese mwa bino bisubizo 4 baduhaye uri kubona icyaba ari cyo cyanyacyo ari ikihe? Bibutsa ko namaze kuhakora video y'amashusho yose, nyakusanyiriza hamwe amashusho yose bababaza, nyakorera video iri kuri YouTube channel yacu. Niba ari bwo bwa mbere ugezeho, igereho uyirebe. Ahasigaye ikibazo cy'amashusho cyere kujya cyongera kukugora uzabe waragibonyeho. Bibutsa ko ukeneye kwiga ikinyabiziga uri hano cyane cyane mu mujyi wa Kigali, niho biba byoroshye cyane. Utaratwandikira cyangwa udahamagara kuri 0789351323 tukakwigisha ikinyabiziga mu gihe cy'ukwezi, ukagenda ugakora ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ku izo nimero tubafashe. Kode zo ndakeka ko muzi ko ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ku izo nimero 0789351323
tubafashe kubona kode mu gihe gitoya, cyangwa ukeneye kwiga by'umwihariko ufite akazi katagukundira kuza ngo twigane mu ishuri, nawe ukoresha iyo nimero tukakwigisha mu gihe gitoya, ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko nta munyeshuri twigana ukora kabiri. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo isomo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni se. Nshobora kunyuraho nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije. Murabizi umuntu wese ugiye kunyuranaho aca mu ruhande rw'ibumoso, ariko ukareba ko utari mu koni, ukareba ko ufite umwanya uhagije, ukareba ko uri kureba imbere, kuko hari igihe aba ari igihe cy'ibihu utari kureba imbere, wajya kunyuranaho hakaba haje ikindi kinyabiziga wenda utakibonye, ugasanga biguteje ibyago, kandi bino byago haba harimo ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo se, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10, kirabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Ese rutangwa n'abahe? Niba ari biriya binyabiziga by'intambara bikoresha mu gutera, bishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwirinda cyangwa mu kwitabara, ntabwo biba byagenda mu nzira nyabagendwa bidafite uruhushya rwihariye. Ukabona burende iri kugenda mu nzira nyabagendwa, ntibibaho. Ukabona tata ziri kugenda mu nzira nyabagendwa, ntibibaho. Ahubwo biba bishobora kubaho ariko bifite uruhushya rwihariye. None urwo ruhushya rutangwa na bande? Mwa bano bakurikira. Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Hitamo isomo cy'ukuri, ucyandika ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo polisi y'igihugu, beka ngo minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, sega ngo minisitiri w'ingabo, beka ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Ese urwo ruhushya rwakwemerera ibyo binyabiziga bishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara? Ese rwandikwa na bande? Mwa bano baduhaye. Ese igisomo cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano rero igisomo cy'ukuri nta kindi ni B. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niba ugomba kukwandikira uruhushya rukwemera kuba watwara kiriya kinyabiziga cyangwa biriya binyabiziga bikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi abona muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Umukumbi uri mu muhanda, amatungo magufi cyangwa maremare wakwira mibare baduhaye, hari ukuntu uba ugomba kugaragazwa kugira ngo umuyobozi uri mu muhanda utamubera ingombamizi, abe yabiboneye kare ko hari amatungo ari mu muhanda, amenye ingamba arafata. Ese bigaragazwa ku buhe buryo? Iravuga ngo itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rihishije, aho ni kuri A, imbere y'umukumbi, mbega ngo itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo ritwawe inyuma y'umukumbi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Deka ngo nta gisomo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari yo, B ikaba atari yo, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisomo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisomo cy'ukuri kirimo. Ubundi niba batwaye nk'ayo matungo bayajyanye mu isoko cyangwa bayajyanye n'ahandi hantu, nta bundi buryo baba bagomba kuyagaragaza, ahubwo hari ibyapa byo mu mihanda bigenda biburira umuyobozi w'ikinyabiziga ko agiye kugira wenda ku nzira y'amatungo, ahantu amatungo akunda kwambukira ku buryo bwa cyane. Murabizi hari igihe aba ari nk'igihe cy'isoko, ahantu hari isoko y'amatungo, bikaba ngombwa ko amatungo bakunda kuba ari kuyambutsa umuhanda, hari inzira isa nkaho yabigenewe. Haba hari ibyapa rero biburira birimo ikirango cy'inka, bikubwira ko niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga aho hantu hakunda kwambukirwa n'amatungo, ukaba wagabanya umuvuduko cyangwa wabona ari menshi ugahagarara ukareka zikamaza zigatambuka kugira zitaguteza ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda, uva iburyo ujya ibumoso, ukata uva ibumoso ujya iburyo, uri kugenda uri kuzungazunga. Iravuga ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 2.
beka ngo ni bibi igihe cyose. Seka ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine, deka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese gutwara ugenda uzungazunga, hano urabona igisozo cy'ukuri ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ese ni bibi ku binyabiziga cy'imitende ibiri? Ese ni bibi igihe cyose? Ese ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine cyangwa nta gisozo cy'ukuri kirimo? Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B. Ibi ni bibi igihe cyose. Murabizi kugenda uri kuzungazunga igihe cyose aba ari bibi. Hari igihe umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kuba ari inyuma yawe, yaba agiye kugukatira, wenda agiye kukunyuranaho, agiye kunyuranaho ibumoso, ukaba urazungazunze uhise umusanga mu cyerekezo arimo, ukaba uramugonze, ukaba umukoresheje impanuka, ukaba wamuteza ibyago n'ibyo kubura ubuzima, kandi nawe biba bishobora kukubaho. Rero kugenda uzungazunga mu muhanda ni bibi igihe cyose. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa. No telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa ryari? Iravuga ngo hari ibimenyetso bimurika. Mu zindi ndimi babyita ngo feu rouge, aho biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. Beka ngo igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Murabizi ikinyabiziga cyose kiba gifite ahantu urebera umuvuduko uri kugenda ugendera. Ikinyabiziga cyose gifite moteri. Hano rero bavuze ngo ikinyabiziga gitwawe cyangwa kiri kugenda ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ariyo na B ikaba ariyo, deka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Hano rero ndakeka ko mwamaze guhitamo igisozo cy'ukuri, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kurenga uretse mu gihe. Uriya murongo ucagaguye uba urombereje hagati mu muhanda, ubundi uvuga ko umuyobozi abujijwe kuwurenga uretse mu gihe. Mu kihe gihe? Iravuga ngo agomba kunyura ku kindi kinyabiziga. B ikavuga ngo gukatira ibumoso. Seka ngo guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Deka ngo ibisubizo byose nibyo. Murabizi iriya mirongo yo hagati mu muhanda ubundi biba bibujijwe kuyirenga, ariko iyo ucagaguye uba wawurenga. Mu kihe gihe? Hano rero hari ibisubizo bine baduhaye. Hano rero urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kuwurenga uretse mu gihe agomba kunyura ku kindi kinyabiziga. Niba ugiye kunyura ku kindi kinyabiziga uzarenga uriya murongo ucagaguye ujye mu kindi gice cy'umuhanda cy'ibumoso, uhita unyura ku kinyabiziga kikuri imbere yawe. B ikavuga ngo ukata ibumoso, cyangwa ushaka gukata ibumoso naho bizaba ngombwa kurenga uriya murongo. C ikavuga ngo guhindura cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda, cyangwa ushaka gusubira inyuma, cyangwa ushaka kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Deka ngo ibisubizo byose nibyo. Hano tubonye ko igisozo cy'ukuri ari D, ibisubizo byose nibyo. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku murongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari? Iravuga ngo inzira y'abanyamaguru. B ikavuga ngo agahanda k'amagare. Seka ngo A na B byose ni ukuri. A inzira y'abanyamaguru na B agahanda k'amagare bikaba ari ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo iki? D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Kiriya gice kiba cyarahariwe iki? Ntabwo gihagije kugira ngo imodoka zigicemo. Ubugari bwacyo ntabwo buhagije kugira ngo imodoka zitambuke neza. Ese cya gice aba ari iki? Rero nakeka ko wamaze guhitamo igisozo cy'ukuri, nakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B, karaba ari agahanda k'amagare. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kikarabaza ngo ugeze ahari inzira y'abanyamaguru banirindiriye kwambuka, ntibatangiye kwambuka, wakora iki? Gasanga hari abanyamaguru bambukira barahagaze barindiriye kwambuka ariko ntabwo batangiye kwambuka. Ese wakora iki uri umuyobozi w'ikinyabiziga? Iravuga ngo kuvuza ihoni, ukahagera ugahita uvuza ihoni ugakomeza. B ikavuga ngo kwihangana ugategereza. C ikavuga ngo gukomeza. D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese igisozo cy'ukuri ni A kuvuza ihoni? Ese hano igisozo cy'ukuri ni B kwihangana ugategereza?
ese hano igisubizo cy'ukuri ni se gukomeza cyangwa igisubizo cy'ukuri ni de nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano ndakeka ko mwamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ugomba kwihangana ugategereza bakamanza bakambuka, ukabona nawe gukomeza urugendo rwawe. Njya mbabona ukabona umuyobozi w'ikinyabiziga kugezeho, hari n'abantu batangiye nko kwambuka ugasanga ahise akomeza. Biriya bintu ntabwo biba byemewe, ugomba kwihangana ugategereza bakamanza bakambuka, wabona bose bamaze kwambuka ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo B, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Nkomeje gushimira abantu muba mwavuye gukora ariko mukavuga ati reka tujye gushimira umuntu watwigishije. Biriya bintu ni byiza. Mwabyandika muri komenti, mwampamagara, mwanyandikira kuri WhatsApp mukanshimira, biba bituma mbona ko hari ikintu turi gutanga, hari umusaruro uri kuboneka. Niyo mpamvu ikizami cyose gikorwa uzajya uhita ukibonera hano kwa ino YouTube channel yacu. Isomo ryose ryagufasha kugira ngo urusheho kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, ujye ubyandika muri komenti. Komenti zanyu zose ndazisoma, nzajya mbategura ayo masomo nyabakurikirizeho, nimugerwaho muzatsindire ku manota hejuru kandi bitabagoye. Niba ufite rero mugenzi wawe nawe ushaka kwiga amategeko y'umuhanda, yumuha link nawe aze twigane. Intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda kandi tukaba umuryango mugari, aho twese tuzaba turi abatwazi beza b'ejo hazaza. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, kwihangana ugategereza. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago ugomba, ese uba ugomba gukora iki? Iravuga gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambarana mwembi. Bekaho ngo kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore. Bekaho ngo funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe. Bekaho ngo kwibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago ukabibutsa. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ugomba kwibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. A ntabwo ariyo. Kubera iki atariyo? Ntabwo wafata umukandara wawe wo kwirinda ibyago ngo muwambarane mwembi muri babiri, ntabwo bibaho. B nayo ntabwo ariyo. Kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore. Impanuka ni impanuka, ikubaho utayipanze. Niyo mpamvu B nayo atari igisubizo cy'ukuri. Sega ngo funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe. Ahangaha waba wikunze waba utabakunze. Ahubwo niba ubakunze ukeneye ko mugira iyo mugiye amahoro, ugomba kwibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri ari D. Ndakeka ko waramaze guhitamo D, kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa na. Hari ahantu biba bitemewe kuba wagenda uri kuvuza amahoni. Rero aho hantu akenshi hari igihe haba hari ibyapa bibikubuza. None iki cyapa kibikubuza kiba kirangwa na yahe mabara? Ese kiba giteye ku buhe buryo? Iravuga ngo ishusho y'uruziga. Iyo wavuze ishusho ni gutyo uri kubona icyapa. Ese uri kubona ari uruziga, ese uri kubona ari impande enye, ese uri kubona ari impande eshatu, ese uri kubona gifite impande nyinshi? Ibyo nibyo bita ishusho y'uruziga, ishusho y'icyapa. Hano rero ho bari kuvuga ngo ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu. Ubuso ni haba hari ikirango cy'umukara. Beka ngo ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikiranga cyangwa ikirango cy'umweru. Sega ngo ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Ndeka ngo na iso cy'ukuri kirimo. Ese bino byapa bikubuza kuba wagenda uri kuvuza amahoni ahantu hose ubonye. Aho hantu bitewe n'agace ugezemo bakaba bari kukubuza kugenda uri kuhavuza amahoni, kirangwa giteye ku buhe buryo? Hano ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Ishusho aba ari uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Bibutsa ko kino cyapa n'ubundi nyine muri kubyumva kiri mu byapa bibuza. Ibyapa bibuza birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara.
ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo C, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko video y'ibyapa byo ku mihanda namaze kuyibakorera, niba utari wayibona sura kuri YouTube channel yacu uyirebe, ntazagire ikibazo cyerekeye ku byapa cyongera kukunanira. Urabona ko ibyapa ukunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa mu buryo bw'amashusho. Hano rero igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni C, ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Amaze turebe icyapa kiri mu buhe bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Ibyo wenda turabirebaho nyuma. Ariko kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, iyi ntabwo ari mpande eshatu, ni uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Muri kubona harimo igare, hakabamo n'abantu. Ese iki cyapa gisobanura iki? Iravuga ngo aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. Aho ugiye guhagarika amagare akaba ari imbere. B ikavuga ngo aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare, cyangwa akaba ari aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C ikavuga ngo inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe, cyangwa akaba ari inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. D ikavuga ngo abanyamagare bagomba kuva ku gare bakagendesha amaguru. Murabizi hari igihe biba ari ngombwa ko umunyegare bitewe n'ahantu ageze arava ku gare akagenda ari kurisunika, yava aho hantu akabona kurisubiraho, akabona kongera kugenda. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Impamvu nari nanze kubasobanurira ubwoko bwa kino cyapa ni uko n'icyapa gitegeka. Urumva n'igisubizo cya C kirimo inshinga gutegeka, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru, ariko igize itegetswe gutegeka. Ibyapa bitegeka. Niba utari wareba rero iyo video y'ibyapa byo ku mihanda, jya muri comment ya mbere abari iyo video kugira ngo ikibazo cyose cyerekeye ku byapa cyere kuzongera kukunanira. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo C, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma tugiye kuzorezaho, kirabaza ngo kunyuranaho mu ikoni. Ugeze mu ikoni, umuyobozi w'ikinyabiziga ukuri imbere ari kugenda gahoro, ariko mugeze mu ikoni. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Iravuga ngo biremewe. B ikavuga ngo ntibyemewe. C ikavuga ngo biremewe ukoranye ubwitonzi. Ukakorana ubwitonzi ugashishoza ugati imbere, ese hari ikindi kinyabiziga cyaje? Ese ko ndi kubona ikindi kinyabiziga kiri gusuma? Ukabinyuraho naho n'ubwitonzi. D ikavuga ngo ibisubizo byose nibyo, bikaba byemewe cyangwa ntibyemewe, cyangwa bikaba byemewe ariko ukoranye ubwitonzi. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari icyese kunyuranaho mu ikoni? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Kunyuranaho mu ikoni ntibyemewe. Urabizi mu ikoni ntabwo uba uri kureba intera runaka, hari intera uba ugomba kurebamo runaka kugira ngo ube wanyuranaho. Ushaka kunyuranaho mu ikoni kubera ko utari kureba imbere neza, kubera nyine ni mu ikoni, hakaba haje ikindi kinyabiziga, mukaba muragonganye, mukaba mugize ibyago, ugasanga bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Mpora mbivuga, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndakeka ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije, hari ikintu ukeneye ko nkwigisha ucyandika muri comment. Ukeneye kwiga by'umwihariko bitewe n'akazi ukora bitagukundira ko uza ngo twigane mu ishuri, uranyandikira cyangwa ukamamagara kuri 078 935 16 nkakwigisha mu gihe gito kitarenze icyumweru kimwe cyangwa icyumweru kimwe n'igice, ukagenda ugakora ugahita uzana provisoire kora rimwe. Ukeneye ko tugushakira kode cyangwa uramutse wakosoye kino kizamuka ukagira ikibazo, naho ukoresha iyo nimero 078935 tukagusobanurira, tukanagufasha kubona kode mu gihe gitoya. Noneho ibindi byo umuntu uri gukora mwa kino cyumweru, mujye murareba kino kizamini kiri kuba cyakozwe, ibibazo biri gukunda kugaruka, asigaye ubirebe neza, ubikosora ubyumva, nogerwaho uzatsindira ku manota hejuru kandi bitakugoye. Uramutse ugize ikibazo nabivuze utunyandikira cyangwa ukamamagara kuri 078935 nkagusobanura. Ukeneye kwiga ikinyabiziga nabwo utwandikira kuri iyo nimero tukakwigisha ikinyabiziga mu gihe gito, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mukomeze mushyiremo imbaraga. Ikintu cyose waba ukeneye ko nkwigisha ucyandike muri comment zanyu ndazisoma. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.